Yes, tugiye kureba uburyo ushobora gucreatinga Binance yawe ukayishyira muri telefone yawe ukazajya uyikoresha. Ujya muri Play Store, urabona ko njye nyifitemo, uza hano kuri search ukandikamo Binance. Urabona ko njye nyifitemo nta kibazo, ndayopeninga. Numara kugera hano hantu ari sign up na login, ahakanda. Turakoresha email, bigombe ngo kuba ufite email yawe, biragusaba kuba ufite email yawe uziye na password. Turakomeza kuri continue with Google kugira ngo turebe email dushyira. Hari abantu bakoresha email nyinshi, reka dukoreshe iyi email ya nyuma akaba ariyo dukoresha. Kurikire neza step by step, ntabwo bikomeye cyane. Icyo bigusaba ni uko ureba, turagira agree, numara kugira agree urategereza. Urabona ko create a new Binance account niyo tugiye gucreatinga. Turahitamo hambere, dukore yes, tugire continue. Welcome aboard. Do you have invitation option? Yes, katuvuze ko tuyifite. Testing. Invitation ni umuntu uba wagutumiye ushaka, uravuga ati uramufite, ariko utamufite urabihakana. Utamufite urabihakana. Iyo nta muntu wakwinjije nta kibazo, uravuga ati no. Ariko nimba ufite wakwinjijemo, agusharinga invitation code yiwe, ziba zihari, abantu baba bazifite, ugategereza. Ubu turimo turareba uko twa creatinga Binance, natwe tukagira account muri Binance. Bigira step by step, biroroshye cyane, ntabwo bigoye. Kire ko ushaka kubimenyera cyarimwe nibwo bikugora. Tugiye guhitamo igihugu, i Rwanda niho twibereye. Rwanda, my country is Rwanda. Yes, continue. Jano ngo first name, second name and last name. Ariko tuwe ndakoresha izina rya madamu wanjye. Ubundi dukoresha ku buryo bihura n'irangamuntu, kubera ko izina ryo kwirangamuntu wibeshyemo inyuguti imwe niryo turi bukoresha nyine. Last name ni Agnes, kugira ngo ibintu amakuru ajya ahura, ukoresha ibyo ufite ku irangamuntu, utazakora ikosa. Hano baradusaba nationality z'i Rwanda, ntabwo bikomewe. Ukurikire step by step. Igihe cy'amavuko bashyiramo igihe wavukiye, iyazo umwaka 1996, 1996, ukwezi ya mbere z'ukwa mbere kwa kwezi, ya tariki yacu y'Abanyarwanda umusaza yatwihereye kuzajya dusereburiraho iminsi mikuru. Yego, aha ngo home address, resident address, name street. Hano rero ushaka kuvuga, reka dushyemo email yacu. Reko bayemera, barayanze ntacyo. None basaba tugereka ngo postal code option. City ni Kigali. Country ni Rwanda. Postal code reka tugire wenda igihe yavukiye turebe.
babyemeze, dore ko babyemera. Yego barabyemeye. Aha, ngo pasiporo cyangwa ID, turakoresha ID. Ufite pasiporo akoresha pasiporo. Yego. Aha, noneho tugiye gushyiramo irangamuntu yacu. Ubwo udafite ibyangombwa ntabwo wagira ute, udafite ibyangombwa ntabwo wakwirirwa ufungura ino Binance. Ko nagaciyemo, reka dukoreshe upload exit photo. Aha, irangamuntu turayifite. Hari igihe bakubwira ati nimba uyifite muri telefone ari ifoto wafotoye muri telefone ura-uploading, ariko niba uyifite mu ntoki urafata ifoto. Tuyifite mu ntoki, reka dufate ifoto. Yego, ubwo biba birangiye, tugategereza igisubizo biduhereza. Urabona ko babyemeye, document uploaded. Yego, tukemeza. Aha naho ni ugushyiramo isura yawe, urebamo uko kara ka emoji kari kureba, niko ubigenza. Ukareba ibumoso, ukareba iburyo, ukareba hasi, hejuru no hasi, niko ubikurikiza kugira ngo barebe, bahuze n'irangamuntu yawe, babone kukuvivura, babone ukwemeza ku byangombwa byawe. Uko kari kureba rwose niko ubigenza. Ako ka emoji kavuyemo ahita haza kamera, niyo uhita urebamo, ntabwo ureba muri ako ka emoji, haza kamera. Yes, ukurikize kariya kantu rwose biremera. Aho iyo uhavuye nta kindi kiba gisigaye, ibyo bindi bitabivamo. Mu gihe tugeze kuri akawunti yacu ya Binance, kiba gisigaye na amasetting yo muri Binance mo imbere, ayo tuzagaruka kuyareba muri part 2.